iki aramwishyura reka kunyinginga kuguheba, reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma, ngo noye kugukurikira, uko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara yego ariho nzorara. ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, imana yawe niyo izoba imana yanje, tuvuge ngo amen. Ako konyine niko nshaka turi butindeho kavuga ngo imana yawe nizaba imana yanjye. Ndashaka ko turi busenge uyu mugoroba imana usenga ikamenyekana mu muryango wawe, bakayimenya, abaturanyi bakayimenya, abo mwiganye bakayimenya, abavukanye bakayimenya. Uyu mugoroba ndumva ashaka ko turi busenge kugeza ubwo imana yawe imenyekana. Ni gute umuntu asenga bikagera ku rwego y'uko imana yasenze imenyekana, bakavuga ngo uriya muntu yarasenze? Ni gute umumama asenga agakora ibyananiye abandi bamama bakavuga ngo yarasenze? Ni gute umuntu acuruza akunguka atagiye mu barozi bakavuga ngo uriya muntu yagize gute? Yarasenze. Bigatuma imana yamenye imana asenga imenyekane cyangwa amen. Twari tutashe nimugoroba tugeze ahantu haryoshye, havuga ngo uzongera ugire gute? Uzongera ukenerwe. Umunsi wa mbere twavuze ngo iki? Imbaraga za byari z'ikindi gihe. Uyu munsi tugiye kongera irindi rya kabiri rivuga ngo imana yawe igiye kumenyekana. Imana wasenze, imana wavuze, imana wakoreye, imana uza guterana, uza kwicara imbere muri iyi ndwi ukareka ibindi byose wakoraga itamenyekanye, bigaragara abantu bayibonere mu byo yakoze, bayibonere mu byo bayibonere mu butabazi yaba atariyo. Ndumva nshaka ko turi busenge kugera aho n'umurozi wakurogaga azagera akavuga ngo uriya muntu yasanze imana. Ugasenga kugera aho karande z'iwanyu zigeraho zikavuga ngo yagize gute? Yarasenze. Mumbwirire ngo ugiye kumenyekana imana yawe. Amen. Bibiliya ahantu dusomye iravuze ngo umukobwa witwa Rusi yavuze wiyingingira kugira gute? Uguheba. Kugira gute? Cyangwa se gusubira inyuma. Kubera yuko aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara, ihanga ryawe rizaba ihanga ryanjye, akanyuma imana yawe ukorera izaba imana yawe. Amateka y'uyu mukobwa aratangaje. Bibiliya iyo utangiye mu gice cya mbere ahantu gitangirira bavuga inkuru y'umusaza witwaga Elimeleki. Yari atuye mu gihugu cyitwa Betelehemu. Yagiraga umugore witwaga Nawomi. Bibiliya avuga ngo baza kubyara abana b'abahungu babiri. Umukuru yitwaga Mahoroni, umutoya yitwaga Kiriyoni. Ndashaka narababwiye ngo mujye gukurikirana amakuru ahantu ntangirira. Biba byiza iyo watangiye icyigisho, iyo tugeze aho turi busengere ngo wamaze kumenya amakuru y'icyigisho uko kimeze, sibyo? Abo twabanye iminsi 3 yo murabizi. Bamaze kubyara aba bana babiri, Bibiliya iravuga ngo i Betelehemu mu gisagara bari batuyemo hatera inzara. Baravuga ngo tugomba kuva muri iki gihugu tukajya mu kindi gihugu kirimo ibyo kurya. Barabirukira. Ni nk'uko hano mu Burundi hatera inzara, tukavuga ngo reka tugende tujye muri Kongo tujye gushaka imibereho. Bijya bibaho ko abantu basuruka bakajya mu bindi bihugu kujya gushakisha imibereho. Bava i Betelehemu cyari igisagara kibamo ingoro y'Imana, ahantu basengaga Imana ikumva, ahantu basengaga Imana ikavuga, ahantu basengaga Imana ikora, ahantu basengaga Imana ireba, ahantu basengaga Imana ihindura ibintu. Ariko bahagirira ikigeragezo cy'inzara bituma bahimuka bahungira ahantu hitwa i Mowabu. Iki gisagara bahungiyemo cyitwa Mowabu
cyagiraga amateka mabi cyane. Mowabu yari umuntu bari baritiriye iki gisagara. Yabayeho gute Mowabu? Muribuka mu gihe cyo kwa Loti, umugore wa Loti bavuye Sowari bahunga, Imana yababujije ko bari buhindukire bakareba inyuma. Umugore bageze mu gikombe cy'Isowari barahindukira areba ubutunzi basize, ahinduka inkingi y'umunyu. Atwara abakobwa be babiri yari afite, ahantu bageze abakobwa ngo babonye ise ashaje bigira inama baravuga ngo papa ashaje kandi tutemerewe kuryamana n'abahungu bo muri iki gihugu, tuzabaho turi abakobwa batabyara. Ngo mwe mukoragira inama muri umuntu arambwira ngo niyo mfite ubwenge. Ejo narababwiye ngo Satani hari igihe agutembereza akakugira inama, arangije aramubwira ngo reka dufate inzoga tuyihe papa aborerwe turyamane nawe. Bafata inzoga baha papa wabo, arasinda araborerwa, umukuru aryamana na papa we, abyara umwana witwa Mowabu. Bucya ijoro ryakurikiyeho umutoya n'aravuga ngo nanjye ndabishaka, barabikora, babyara umwana witwa Amoni. Niho hafi yitwa Mowabu n'Abamoni. Uyu Mowabu igice yatuyemo baragenda baroroka bakita igihugu cy'Abamowabu. Mwumve inkomoko y'Abamowabu, ahantu havuye i Betelehemu, ahantu Imana ikorera nubwo hari haje akageragezo k'inzara, bagahunga ahantu Imana ivugira ihindurira ibintu, bakajya ahantu haba karande abana baryamana na base. Abantu bahungiye cyavuze kubabwira ibintu bitatu biba ku muntu igihe yavuye ahantu Imana. Wavuye mu nyonga z'Imana, ibintu bitatu bikubaho. Ngo bageze i Mowabu, wa musaza Elimeleki ararwara arapfa. Abahungu bari bamaze gukura. Mama wabo arababwira ngo bana banje mwakuze, none mushaka abagore, iso yapfuye. Abana b'abahungu bashaka abagore bo muri icyo gihugu bafite za karande zo kuryamana na base. Umwe umukuru witwa Mahoroni ashaka umukobwa witwa Rusi, uwitwa Kiriyoni ashaka uwitwa Orupa. Bibiliya iravuga ngo igihe kiragera b'abahungu kuko bari baragiye mu gihugu kibi, igihugu kibamo ibigirwamana, igihugu baroga, igihugu kibamo karande zose ahantu badasenga, bose barabaroga bapfira icyaha. Shaka wumve Nawomi wavuye iwabo Betelehemu afite umugabo, afite n'abana be babiri, bose bari mupfakazi, abana barapfuye, asigaye ari umwe mu gihugu kitari ikiwabo. Yari ahuye n'ibibazo? Ntabwo yari ahuye n'ibibazo. None mwe murava ruguru mwagirira ibibazo mu gisagara mugatangira kuva ku Mana, muracyari mu Burundi. Ugatangira ukashaka kuva ku Mana ukiri mu Burundi, kubera ahangaho uvuye mu Ngozi ngo Mana ngo nageze Bujumbura warandetse, ngo Mana ndasenga ngo ndabona ngo rwose ngo byaranze, ngo njyewe ngo nzakuvaho, ngo nanjye njye kwishakirishiriza n'abandi. Genda sha, genda. Abamowabu bari hanze baragutegereje. Ariko mu mahane Imana ivugira, ahantu Imana ikorera, ahantu Imana ihindurira ibintu, ntacyo uzaba, ubutabazi buri hafi. Bibiliya iratubwira agira ikibazo gikomeye cyane. Umunsi umwe arapfukama ajya ku mavi arasenga, aravuga ngo Mana y'iwacu Betelehemu, twaragusengaga ukumva, twaragusengaga ukabona amarira yacu, twaragusengaga ukarambura amaboko ukadutabara, none Mana niki cyatumye dutererana bigeze aha? Asenga isengesho, wa mukobwa witwa Rusi umuhungu we mukuru arimo kumva, aravuga mabukwe Imana asenga iwabo irumva, Imana iwabo basenga irareba, Imana iwabo basenga irakora. Arangije ngo ajya mu bigirwamana by'iwabo, asanga bifite amaso ariko ntibibona, bifite amatwi ariko ntibyumva, bifite amaboko ntabwo bikora. Aravuga ngo none iyo Mana mabukwe asenga yumva ikareba igakora,
kwitandukanye n'iwacu ndimo kureba agira amatsiko yo kugira ngo azamenye iyo Mana yumva, iyo Mana ivuga, iyo Mana ikora. Ndakwifuriza yuko Imana yawe ivuga igakora igahindura ibintu bigatuma abantu bayisenga, abantu bakayimenya, abantu bakayishimira, abantu bakayizera. Haleluya! Bibiri iravuga ngo hashize igihe abakobwa arabahamagara arababwira ati bakazana banjye se na hano mu bita bakazana banjye murabona ko nshaje muracyari abakobwa batoya none ntabwo nabona undi mugabo ngo muzategereze igihe njyewe nzabyara kuko nawe mwategereza abahungu bazajya gukura mwebwe mwarashaje none mbagiriye inama mugende mwisubirire iwanyu muracyari abakobwa batoya muzabona abasore babakunda babareshe bongere babashake ariko mwiza kungwaho nanjye ndi umupfakazi mugenzi wanyu ariko bari bagize ibibazo wanyu nyirabukwe ni umupfakare abakazana ni abapfakare ntibari bagize ibibazo bajya bavuga ngo agahinda k'umunyonzi kamenywa n'umunyonzi mugenzi we abanyonzi murabazi abatagisivero iyo aretse umuntu w'ibiro 80 kugira ibiro bingahe mama ni nkabi ngaho gereranyije ya mama ijana na bitanu none yaravuze ngo sigishe cyangwa tuvutse kweli fata umutagisivero aheko uyu mama w'ibiro 105 agera ahantu hasa n'azamuye na afite ibiro 50 ahetse umuntu w'ibiro 105 ejo mama yagaruka ahantu baparika kuri parikingi akamubona aravuga wihangane rwose singutwara undi yarakumenya akamubwira ati nshuti yanjye ntakumva ejo naramutwaye aremereye nk'amabuye kubera iki agahinda kabo baramenya nabo ubwabo abapfakazi amenya agahinda ko gupfakara abwira abakazana be arababwira ngo nimwisubirire iwanyu biracyashoboka muri abakobwa batoya muzabona abandi bagabo bo kubaresha babashaka. Bibiri ivuga mbese Bibiri iravuga ngo muri ako kanya baricara ubwabo baratekereza baramubwira ngo rero mwabukwe ntabwo tuzamusiga warapfakaye turapfakara duhuje ibibazo none ntabwo tuzamusiga reka twihanganane. Uwitwa Orupa ngahita kubitamo imibare y'ihuse navuga ngo buta kakakecuru k'agapfakazi ndakizirikaho kazamaririza ahita avuga ko bayigendeye aramusezera. Barize umuntu kwegereka abantu bamaze kukuvaho mu bibazo banganiki, abantu bamaze kukuvaho wagize ibibazo wagize isanganya bakakuvaho bangana gute kandi ibibazo bitahaza barakwegera bakakubwira ko ari inshuti zawe magara ariko shabyazi ntabwo umenya aho bagiye bagenda batanasezera. Orupa ataracomoka arigendera nyirabikobwira Rusi aramubwira ngo mukamugabo wanyu aragiye none nawe fata inzira wigendere wikomeze kuruhana nanjye ntacyo nzakumarira. Rusi aramubwira ngo winyingingira kugusiga winyingingira kugira ngo winyingingira kuguheba. Ndashaka gutangariza abantu bari mufite amajwi y'ibigeragezo bibabwira ngo mubiveho mureke gusenga muhebe Imana muyireke mwihebe Imana ubutabazi bwanyu buri hafi. Aramubwira ngo winyingingira kuguheba cyangwa gusubira inyuma. Aramubwira ngo kubera yuko aho uzajya niho uzagira gute, aho uzarara niho uzagira gute, ihanga ryawe rizaba ihanga, Imana yawe izaba Imana. Nyirabukwe ntabwo yigeze atahura ko umukazana yigeze kumwumva arimo gusenga. Aramubwira ngo mva guha amakuru umunsi wari uvuga muse numvise uvuga ko Imana y'iwanyu ivuga ireba ikora kandi ishoboye
none Imana twebwe wacu dusenge ni ikigirwamana baragiterekera bakagitereka inyama ntabwo kizirya bakizanira amata ntabwo kiyanywa barirwa barira ntabwo kibumva gifite amaso ntabwo kibona none ndashaka kureba nkazagera kuri iyo Mana wavuze irebe iyo Mana wavuze ko yumva ndashaka kuyimenya iyo Mana wavuze ko ikora ndashaka nanjye kuyimenya ngaramukurikira mwizirikaho aramurahiza bwakane aramubwira wakwihangana ukagenda undi aramubwira ngo nta byago nta makuba nta byanone nta bisaza byazanana na Yesu so ndirimbo bayiririmba mu cyo mu kirundi Say
Yesu. Nageze aho uri, nageze aho ukorera, nageze aho uhindurira ibintu, nageze aho uhindurira amateka. Uyu mugoroba nakiriye amavuta ya promosiyo yo kuva mu byaha, yo kuva mu ntege nke, yo kuva mu bukene. Ndava mu bukene, ve mu bukode, ve mu ntege nkeya. Imbaraga zakuye Rusi zikamuvana mu gihugu cy'abanyabyaha zikamugeza mu gihugu basenga. Izo mbaraga nazakiriye, izo mbaraga nazakiriye. Uyu mugoroba ntabwo ndi gutaha uko naje. Waje ubabaye, akira gutaha mu byishimo. Waje ufite amarira, akira gutaha useka. Waje ufite amadeni, nagusengera Imana ikwishurire. Biravanga ari kurira kwa umuntu w'ijuru, ariko bwacyo mu gitondo agaseka. Akira guseka mu izina rya Yesu. Imana ikugenderere, Imana ikwiyereke, Imana ikwiteho. Umugisha w'Imana ukaza ku buzima bwawe. Imana umugisha mwinshi cyane. Tugihagaze mu isengo isengesho uza ukuboko kwawe uraga Umwami Yesu. Uwo mugoroba nagushimye, nakiriye kunesha, nakiriye kunesha. Imana nsonga uhereye umugoroba imenyekane, imenyekane. Abatari bayizi babimenye. Wishimye, wishimye. Ukomere Imana amashyi mu izina ryayo. Mutare gato.